ibyo rwose ibyo kuvuga ngo M23 ngo ive mu bice yafashe ibyo ngibyo ni nko kwikoza ubusa uriya nta muntu ushobora kurya inkoko ngo ayiruke inkoko ntirukwa kabone niyo waba uri indembe gute ntago waruka inkoko ubwo M23 rero kuva mu duce yafashe ni nko kuvuga ngo yarutse inkoko kandi bitabaho ahubwo se iratuvamo igehehe ko ari iwabo ni ukuvuga ngo aho ifashe izana abaturage bayo irwanira ikabashyiramo kuko bamerewe nabi ko abakongomani RDC ibamereye nabi ubwo ni ukuvuga ngo niba ifashe agace igerageza gushyiramo abaturage kugira ngo ibashe kubacungira umutekano ubwo rero kuvuga ngo yapfa kuva mu duce yafashe ngo ibihugu bitayirwanye ese ubundi biriya bihugu birarwanya M23 nkande nibibanze bimenye M23 uwo ari we bimenye M23 inkomoko yayo hanyuma bibone uko biyirwanya ese basobanura gute muri woni ko bari kurwanya M23 M23 bajya bayibeshyaho bakavuga ngo ni inyeshyamba oya ntabwo ari inyeshyamba bariya n'abene gihugu barwanira uburenganzira bwabo ase nk'abantu wenda badukurikiye urabona ko dukurikiranwa cyane cyangwa se ababasha kudukurikira wababwira umuntu wenda waba utera inkunga M23 ese ni ibihugu ni iki ubundi ikura hehe ubushobozi icyo ni ikibazo rwose kiri simple kuvuga ngo umuterankunga wa M23 uwo ari we wese ashatse yamubona ni ukuvuga ngo M23 iterwa inkunga n'abaturage irwanira ni ukuvuga ngo hari abaturage irwanira nibo bayitera inkunga bagatanga abana babo bakajya mu ngabo kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo mu gihugu iyo niyo nkunga ya M23 uwo niwe muterankunga wa M23 ibyo bicara bavango u Rwanda ngo rutera inkunga ya M23 nibabe baturetse nibatureke twebwe u Rwanda dufite ibyo duhugiyemo turi kwiyubakira ikibuga cyacu cy'indege mu Bugesera turi kwiyubakira imihanda myiza turi gushimangira ejo hacu heza hazaza turi kwiyubakira igihugu nta gihe dufite cyo guta ngo turajya gufasha M23 twebwe turahuze urumva bari ahubwo bavanga u Rwanda rurimo n'abasazi uvuze yuko M23 ubufasha ifata cyangwa se ifite ari abana b'igihugu bajya kuyifasha kurwanira kwishyira kwizana kwabo ese nimba umujyango ufata nk'umwana umwe cyangwa se abana babiri bakajya kurwanira M23 kugira ngo babone ubwigenge ese nk'intwaro urabona ko ibifite intwaro za kirimbuze ama RPG ama AK47 ni intwaro nyinshi zitandukanye zifite amamodoka ibici byose ese nabwo izo mbaraga nazo bafite zituruka mu baturage cyangwa nabwo hari ikindi cyinshi inyuma hagati aho ibyo na kabazo simple intwaro ya M23 ikoresha umuterankunga wayo ni RDC ni Repubulika ya Congo niyo ikoresha intwaro za FARDC ni ukuvuga ngo urabona ku rugamba hari intwaro ingabo za M23 zaka ingabo za FARDC urumva ubwo rero izo ntwaro nizo bagaruka inyuma bakongera bakabakubitisha urumva nose wumva yuko izindi ntwaro se bazikura he nta handi nazagira ubabeshya urumva nta handi ntwaro zifite ese nkaho nk'uko ubibona ubona M23 izatsinda runo rugamba ni ukuvuga ngo M23 impamvu izarutsinda M23 iri kumwe n'Imana kandi burya Imana ntirenganya
hari ukuntu iyo uri kurwanira ukuri mu kuri Imana izamo, aho itaza ni mu manyanga. ni ukuvuga ngo nk'umwenegihugu ushaka ubwenegihugu bwe, ni ukuvuga ngo Imana imuri inyuma kandi uzi ko nta urwana n'Imana ngo ayitsinde. Imana izafasha M23 itsinde runo rugamba, kuko na ONU n'ibi bihugu byose birimo kuvuga ngo nive mu duce hafashe, bizasubira inyuma bisange M23 ifite ukuri, noneho bigende bite bayiha uburenganzira mu gihugu cyayo. Ndaguha urugero nka hariya muri Sudani. Ubu Sudani uzi yuko hari Sudani y'Amajyepfo na Sudani y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ngo urebye ngewe iyo nitegereje no muri Congo niko bishobora kuzagenda. M23 igahabwa uburenganzira aho yafashe hakaba hayo, igahabwa leta yayo. Igihe cyose Congo izaba itari kwemera ko bavanga ingabo ngo abaturage bishyire bizane mu gihugu cyabo, kuko nawe ntabwo izavuga iti wenda aba ni abaturage, n'Abagande, n'Abatanzania, nibajya muri Tanzania, nibajye muri Uganda, nibajye mu Rwanda, oya n'Abakongomani. Niyo mpamvu rero bagomba kuzatsinda ruriya rugamba nk'abantu baharanira uburenganzira bwabo. Ubuse ntabwo ari njye ubibona njyenyine, buriya nawe ni nayo ifite ubwenge, ifite ubushishozi, izareba ibone yuko bariya ari abaturage ba Congo, hanyuma noneho isabe leta ya Congo kubaha uburenganzira bwabo. Ukurikije wenda Amerika, ukurikije ibyo Amerika yasabye M23 n'inama yakozwe ejo bundi, urumva ko M23 itari mu bibazo? Byiriya nama ntago bigomba gutera M23 ubwoba, kubera yuko biriya bihugu byishyize hamwe bigakora iriya nama. Ni nk'ikintu wenda byari biri gushaka ko wenda M23 yashyikirana na RDC. ni ukuvuga ngo iyo nabo buriya bakoze ikosa bashobora kubazwa, ntago bagomba guterana ngo bakore iriya nama perezida wa Congo ayirimo, noneho ngo abavugizi ba M23 bayiburemo. Ni ukuvuga ngo abavugizi ba M23 bagombaga kuba muri iriya nama, urumva, nk'uko perezida wa RDC yari ayirimo. Ni ukuvuga ngo ubwo hari uruhande rwateye n'urwatewe, aribo bagomba kungwa, noneho barangije bafata uruhande rumwe. Ni ukuvuga kuba bataratumiye abavugizi ba M23, ibyo nabyo ni ikosa. Urumva, M23 ishatse yavuga yuko itabizi, iryo tangazo ritayigezeho. Urumva, kumva itangazo kandi M23 ntabwo bigeze bayitumira ngo ibasuzugure yange kujyayo, kandi ni igihe kinini cyane gishize M23 isaba imishyikirano. Ni ukuvuga ngo rero buriya igihe cyose iyo umuntu asaba imishyikirano bisaba abari gusaba ubwumvikane, hanyuma iyo wanga ubwumvikane buryo buri mu mafuti. Kandi urabizi yuko ubwumvikane nibwo buvamo ubwiyunge, imishyikirano ikavamo ubwiyunge. Ubwo rero RDC niba idashaka gushyikirana na M23, ubwo nyine bazashyikirana ku ngufu. M23 igomba guharanira uburenganzira bwayo. Niyo mpamvu rero ibiriya bya Amerika na biriya bihugu bitagomba gutera ubwoba M23, kuko ari biriya bihugu ari na Amerika buriya kugira ngo igihugu gihaguruke kijye gushoza intambara mu kindi gihugu, bagomba kubanza kubimenyesha ONU,
ikaba ibisi, oni nayo ikabaha uburenganzira. Ni ukuvuga ngo rero nta gisobanutse bafite cyatuma baza muri Kongo kurwanayo ngo bararwanya M23, kuko M23 si igihugu cyateye Kongo ngo bavuge ngo bagiye kukirwanya. M23 nongere mbigusubiriremo, nta nubwo ari inyeshyamba, ni abaturage baharanira uburenganzira bwabo, bari kuvutswa uburenganzira bwabo. Ya mu masaha make ashize M23 yasohoye itangazo ivuga ko irambitse hasi itarongera kurwana bitewe nuko ishaka ibiganiro by'amahoro. Ariko nanone mu bayibonye babonye ntiyigeze irambika hasi intwaro koko nkuko yabivuze, kuko iyo yavuze ko ihagaritse kurwana, ariko umunyamakuru wa Kongo, sinzi umunyamakuru wariwe gusa ngire ngo yarari muri Kongo nawe muri iyo ntambara, ngire ngo kuko yabajije umusikari warora aravuga ati se kuki mwasohoye itangazo rivuga ko murekeye kurwana mukaba mugifite intwaro? Baravuga ko ngo bari kwirwanaho, ngo nukuvuga ngo kugira ngo baramutse batewe bakwirwanaho. Si byo kuvuga ngo urambitse hasi intwaro nako kuvuga ngo urekeye kurwana nanone intwaro ukaguma zifashe, byo bisobanuye. Urumva hari umugabo uba mu nzu itagira intwaro, ni ukuvuga ngo ni irahagarika kurwana iri aho yafashe. Ubwo kirazira kikaziririzwa kuvuga ngo iravamo ijye muri Sabyinyo. Sabyinyo ni parike y'inyamaswa. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo mu nyamaswa bajya gushyiramo abaturage, urabizi ko hari ari mu birunga nta bantu babayo. Ubwo rero kandi bariya ni abaturage, igice bafashe uburenganzira bw'abaturage barwaniye, bagomba kubashyira muri kiriya gice kugira ngo babe bishyira bizana. Urumva ntabwo bagomba rero kuvuga ngo ese barashyiramo abaturage barwaniye, nibarangiza ingabo zigenda zijya muri Sabyinyo babasigaho ngaho. Ikigaragara hariya za Masisi, abaturage b'Abanyamulenge RDC bamereye nabi. Aribwo M23 yanatabazaga ngo oni ibirebe, ni ukuvuga ngo barimo baradeklara ni genocide. Urabona bariya bakoze genocide mu Rwanda, urumva bariya ntabwo bibagiye kuyikora, bari no kuyikora muri Kongo bica Abanyamulenge. Urumva ibyo rero hari n'indoto ngo barose ngo barenda kugaruka mu Rwanda. FDLR ngo yarose ngo irenda kugaruka mu Rwanda kandi ngo ikazatsinda. Ibyo uriya mugabo nta mukunzi ababwira buri munsi, ahubwo nta matwi bagira. Yababwiye yuko uwabakubise ntaho yagiye. Twarabinginze baze ku neza.